ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV1. Nizera ko aho muri ibintu birimo biragenda pola. Yes, Ndahiro Papy ubungu bakaba yarangije gukatirwa igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 1,200,000. Uti rero byagenze bite? Yes, ni mu rubanza rero rwabereye hariya mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, aho murabona neza yuko Ndahiro Papy yari yahageze ndetse mu modoka nziza cyane, ariko ibyahabereye ndetse n'inkuru yuko byagenze biteye agahinda mw'abantu mwese bakunda Ndahiro Papy. Yes, nurubanza rero Ndahiro Papy ahanganye n'umushoramari uzwi ku izina rya Ndayisenga Materine. Uti rero byagenze bite? Nakubwiye yuko amakuru acukumbuye atari ivumbi mbanyafite 5/5. Yes, uyu mushoramari rero Ndayisenga Materine yashinjije uwo bita Ndahiro Papy kuba yaratangaje amakuru y'ibihuha ndetse akaba anamushinja no kuba yaramutukiye mu ruhame ibitutsi byinshi cyane, aho yamututse ko ari ifuku inkura ndetse akaba inkirabuheri ndetse n'inkebebe. Ibi ni ibitutsi ngo Ndahiro Papy yatutse uyu mushoramari. Iki nacyo rero cyatumye Ndahiro Papy yisanga mu rubanza. Yes, reka rero twinjire mu rukiko mbanonosorere akantu ku kandi, nyuma yo ndibuze kubabwira ndetse ndibuze no kubahereza amwe mu majwi Ndahiro Papy yatangaje nyuma yo gufatirwa ibi bihano. Uti rero byagenze bite? Yes, urubanza rero rushingiye ku nkuru yatambutse mu mwaka wa 2024 ubwo yagaragazaga ko uyu Ndayisenga Materine yifashishije imashini ya katapira arangije afunga inzira ndetse inzira yanyurwagamo n'abaturage ndetse ngo yitiza n'ubutaka bwa leta. Ibintu benshi bari kugenda bashusha inkuru bavuga bati Ndahiro Papy yavuze ko yarongojwe ubutaka bwa leta. Ibi rero nibyo Ndahiro Papy yaje kuba yatangaza. Mbibutsa neza ko inkuru yabereye mu kagari ka Tetero hariya mu murenge wa Muhima. Yes, aya makuru rero Ndahiro Papy ubwo ngo yatabarizwaga n'abaturage yaje kuba yatangaza ku mateleviziyo abiri, ndetse ngo Ndahiro Papy yagiye yitabira ibiganiro kuri amateleviziyo asa n'uvuga kuri iki kibazo cy'amakuru yari arangije gutangaza. Ya rero uko byagenze, Ndayisenga Materine uyu mushoramari mu rukiko yaje kuba yavuga ko yagiye yumva amagambo ndetse yagiye avuga ko Ndahiro Papy yagiye amutuka ibitutsi birimo yaramututse ati uri ifuko, uri inkura ndetse uri inkirabuheri ndetse uri n'inkebebe. Ariko uyu mushoramari arongera ati ndetse yanagiye ansebya bitandukanye byinshi ntarondoreye imbere yanyu. Ariko ibingi bakirangiza kubivuga ubushinjacyaha ndetse urukiko rukuru ndetse urukiko rwa Nyarugenge rwahise rwemeza ko Ndahiro Papy agiye kuba yakatirwa imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 1,200,000. Uti rero Ndahiro Papy yisobanuye ati yes, Ndahiro Papy nk'umwe wari urimo arerwa ibi byaha bitandukanye nawe yaje kwiregura agira ati singewe mwagombaga kurega kuko nkorera ibinyamakuru birari byo BTN TV ndetse n'indi televiziyo ntashatse gutangaza. Ati rero uyu mugabo ubwo narangizaga kuba navuga amakuru ndetse leta imwanye, muribuka neza yuko leta yahanishije uyu Materine ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 9 ubwo yarangizaga kuvumbura iki kibazo yari yateje mu baturage. Ati Ndahiro Papy yaje kwisobanura agira ati ubwo yarangizaga gutanga izi miliyoni 9 yavuze ko ngo azangendaho ngo nyuma yuko mutangishije aya mafaranga arenga miliyoni 9 zose. Ati ikindi rero ibijyanye nuko namututse
yagakwiye kuba ari ibyo yashikirije urwego rushinzwe abanyamakuru bikora arirwo rwa RMC, ntabishikirije urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa ngo abiregere leta. Byagakwiye kunyura mu mucyo bikabanza byanyura mu rwego rushinzwe itangazamakuru arirwo RMC. Rero arongera avuga ati ibijyanye n'ibyo bitutsi ndahamya nashidikanya ko atari nge byavuye mu kanwa, byibuze bishobora kuba byaraturutse ku baturage bagendaga basakazwaho iyi nkuru ndetse banatangaga ubuhamya, atari ko ngewe nta kintu nigeze mvuga cyerekeye ibitutsi uyu mugabo andega. Murabyumva rero nguko uko byagenze, nguko uko Ndahiro Valens Papi yisobanuye ko byo yarerwaga aha mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Yes, ariko nkuko nababwiye ko ndibuze kubumvisha amwe mu majwi Ndahiro Valens Papi yaje kuba yatangaza abazwa n'umunyamakuru nyuma yuko yarakirangiza kuva mu rubanza. Reka mbareke mu byumve mukanya ndaza dukomeza tunanzura mukanya ndaje gatoya. Kubera ko biri mu butabera ndumva ikiza twabiharirwa ubutabera tukarindira isomwa ry'urubanza, uko nimba ari umuntu ugaragaza ko namurenganyije nkamukora inkuru zitari zo, hari ibyo navuze mu rukiko. Kabiri, ntago igitangazamakuru nka BTN cyari gutangaza inkuru idahari, kandi icyiza gihari ni uko abaturage icyo barekaramaga cy'inzira yabo bari bamaze gukuraho badafite uko bataha, ubuyobozi bwabategetse hagasubira iyo nzira igasubizwaho. Ikindi, iyo nkora inkuru nako iyo nza kuba narakoze amakosa y'umwuga yari kujya muri RMC yirengagije nkana. Ubwo rero ibyo byose n'abandi bakagombye kubireberaho. Ntago umunyamakuru ufite igitangazamakuru akorera yari nagewe ntago ari umutungo wanjye bwite, n'umutungo w'ikigo ari kuregwa ikigo. Ibyo bambaje mu kiganiro kuri DISI nabwo yari kujya kurega Radio TV10, bafite ubuzima gatozi bakorera mu gihugu, ntago bakorera kure yaho. Yego, ubundi rero ibindi tureke ubutabera buzakora akazi kabwo, nicyo cyiza nabona ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko cyane. Papi, komentari yawe we nifuzaga cyane ishingiye kwibaza se haba harabayeho biganiro wenda by'ubuhuza hagati yawe n'uriya munyemari wenda kugira ngo ibibazo birangire mutagiye mu rukiko, kwa kundi muravuga ati wankozeho inkuru wenda sinayishimiye ndifuza yuko uyivuguruza. Ibyo ngibyo byabayeho? nta byabayeho. Ibyo mubwira ngo ibibazo biza kugenda gutya ari kujya muri RMC byabayeho. Okay. Hanyuma nabonye uvuga yuko ubundi yakabaye yarareze BTN kuko ariho inkuru yatambutse, ukagaragaza ko ari amafaranga $1,200 ari gusaba y'indishyi, nabwo ari ukurengera indishyi arasaba ifaranga rimwe. Ari gusaba ifaranga rimwe? Indishyi n'ifaranga rimwe. Ni ifaranga rimwe. Nabonye umwanzuro w'urubanza uzaba mu kwezi kwa gatandatu, ariko se iyi nkuru uko numva imaze imyaka 2, kuki nyine uyu munsi ari bwo ibintu bigarutse aho, wenda ni habaye n'iki? Ntabwo mbizi, gusa nigeze mpamagarwa ngo mbure. Ni nabyo kuko urumva ni kwa kundi umuntu avuga ngo reka ibi nkoze sinabona inyito mbiha, reka ibintu tubiharire ubutabera gukora akazi kabwo. Kuko buriya hari impamvu yatumye leta yicara ishyiraho RMC. Itegeko nshinga ryasinywe na nyakubahwa perezida wa repubulika, hari icyo ryemerera itangazamakuru cyane. Ntabwo rero numva ko byakagombye kurenga inzego nk'izo ngagiye, ntabwo bishoboka. Dufite hari ukuntu ibintu biba byubakitse kandi bikanubahirizwa. Yego, icyo nifuza ko dusorezaho rero ni iki ngiki, ari amagambo avuga y'ibitutsi mu nkuru arimo, wenda umunsi murashobora kuko Kinyarwanda ariko atarumvisha irankuru, ari amagambo yavuzwe n'abaturage cyangwa no mu nkuru yumvikanamo? Nta birimo kuko yaba barumbwiza ukuri. Niba ashaka banafata ibyo biganiro byose avuga biri kuri YouTube ari inkuru nakoze. Niba ubara ahantu navuze ngo ndayisenga materine ni ifuku, ngo ni ifuku batatakora, babarumbwiza ukuri. Ibyo bintu
ubaye udafite ubwenge wajya kubivuga ntibishoboka none uri umunyamakuru umwuga ufite itangazamakuru ukorera ubizi neza yuko ufite audience watambukije iyo nkuru irimo tuza we yaba nta n'ubwo igitangazamakuru kiri accreditation cyakora ibintu nk'ibi yego